Imana ikomeje kubana natwe. Uyu ni umunsi wa gatatu w'amasengesho, mbere yacu haracyasigaye iminsi 7. Turizera neza ko Imana iri kumwe natwe kandi izakomeza kubana natwe no kudushyigikira, kandi izadukomeza kuduha umwuka wera. Haleluya. Ndabibutsa ko n'ubundi turacyari muri ya minsi 10 y'amasengesho y'iminsi 10 yo mu cyumba cyo hejuru, aho dutegereje kwakira umwuka wera. Haleluya. Dutegereje kwakira ibyasezeranijwe. Turizera neza tudashidikanya yuko umwuka wera tuzamwakira, kandi uko Yesu Kristo atabeshye intumwa aho zari zimurindiriye zimutegereje akaziha icyo yasezeranye, uko niko nanjye nawe turi muri aya masengesho dutegereje, turindiriye. Haleluya. Dusenga ijoro n'amanywa kugira ngo twakire umwuka wera. Turizera tudashidikanya yuko tuzamuhabwa. Wowe ube mu mwanya wo kwakira, witegure. Haleluya. Ndavuze ngo ube mu mwanya wo kwakira kandi witegure by'ukuri, kuko icyo Imana yasezeranye izakiduha. Haleluya. Reka muri kano kanya dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo, turagushimira ko wabanye natwe, turagushimira ko wabanye natwe muri iyi minsi 3 ishize. Kuko kwawe kwabaye ku buzima bwacu, imbaraga zawe n'ubushobozi bwawe, ikiganza cyawe no kwera kwawe byabaye hejuru ubuzima bwa buri wese. Mwami, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugoye umugoroba, amagambo yose tugiye kuganira n'ubwoko bwawe, ibyo tugiye kuvugira imbere yawe iri joro, reka Data bibe ibivuye kuri wowe. Mwuka wera uyobore buri jambo ryose. Data, uyu ni umwanya aho gitare kamanga twibuka iminsi 10 intumwa zamaze mu cyumba cyo hejuru zirindiriye guhabwa ibyasezeranijwe. Natwe abakunda Imana turi mu cyumba cyo hejuru. Data, turakurindiriye, turagutegereje. Umugisha abari imbere bose Mwami, ubagire neza kugira ngo buri wese aganirizwe nawe, buri wese yakire umugabane waduhaye, wowe wadusezeranije. Kuko Yesu Kristo ari wavuze ngo ikizagira icyo kitumarira ni ukugenda, kuko nugenda uzatwoherereza umufasha ariwe mwuka wera. Rero iri joro, uyu mugoroba, turi imbere yawe, turakeneye umufasha, turakeneye umwuka wera, turakeneye ibyasezeranijwe, turakeneye kubona icyo watubwiye. Duhe imbaraga zo kuganira n'ubwoko bwawe, kandi uve gusenga dusengera imbere mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Abo twari turi kumwe mu gitondo ndetse n'iyi minsi 3 ishize, tumaze iminsi tuganira ku mpano ikomeye, ariyo mpano ya Yesu Kristo. Haleluya. Impano ikomeye. Haleluya. Cyangwa se isezerano rikomeye. Twavuze kuri Yesu kuko biragoye kuvuga ku mwuka wera utavuze kuri Yesu. Yesu ashimwe. Biragoye. Ndetse si no kugora gusa, ahubwo ntabwo bishoboka. Ni nk'uko wavuga ngo ufate amaraso ari mu mubiri wawe uyatandukanye n'amazi ari mu mubiri wawe. It's impossible. Ntabwo bikunda.
wenda ushobora kubyirengagiza, ariko uba wirengagije ukuri gukomeye. Kuvuga ngo uvuge ku Mwuka Wera without Jesus, it's impossible. Kubera iki? Kuko abarokore twizera ubutatu butagatifu. Ubutatu butagatifu ni Imana, n'Umwana, n'Umwuka Wera. Dore ibi byombi uko ari bitatu uko bikorana. Imana ubwayo niyo nyiri amasezerano, niyo nyiri ubutunzi bwose, ubwo mu isi n'ubwo mu ijuru, byose ni iby'Imana. Ariko iyi Mana yarabifashe, ifata bwa butunzi bwose, ifata ibyo yaremye byose, irangije ibiha Yesu, ibyegurira Yesu. Yesu aravuga ngo ibya data byose ni ibyanjye, ngo kuko ibyari ibya data yarabimpaye, yarabingabiye. Uyu munsi ni umugabane wanjye. Haleluya. Kandi Bibiliya koko ikabihamya, ikanabisobanura nk'uko twagiye tubivuga. Rero ubwo biragoye gutandukanya Imana n'Umwana ari we Yesu Kristo, kuko ubutunzi bw'Imana, icyubahiro cy'Imana, ubwiza bw'Imana, kubaho kw'Imana yabishyize muri Kristo, yabihaye Kristo, yabigabiye Kristo. Niwe ubifite, niwe ubiyobora, niwe ubigenga. Uwo Kristo nawe aravuga ngo ni gerembo ry'intama umuntu yinjiramo, ariko biragoye yuko hari uwaza kwa data atari jyewe mujyanye. Biranagoye yuko hari uwaza hondi atari data umuzanye. Niko birivuga. Yesu ashimwe. Biravuga ngo biragoye, biraruhije yuko hari umuntu waza aze aho data ari, aze ku Mana atazanywe na Yesu. Niyo mpamvu birivuga ngo Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data atamujyanye. Yesu ashimwe. Niwe nzira, niwe bushobozi, niwe mbaraga, niwe bugingo. Ntawe ushobora kuza kwa data, ntawe uza ku Mana atari Yesu umuzanye. Uwo Yesu ari we nzira y'ukuri n'ubugingo, ari we rembo ry'imigisha, ari we kubaho kw'amasezerano. Nawe kugira ngo umuzeho, ntushobora kuza kwa Yesu atari Imana ikuzanye. Nimubona abantu benshi banze gukizwa, sometimes ntimukabarenganye, mujye mufata umwanya mu basengere. Hari igihe ubana n'umugabo cyangwa umugore yaranze gukizwa neza burundu, kamubwiriza ubutumwa bwiza, ukamwigisha akanga gukizwa neza burundu. Jya umenya neza ko Yesu ushaka kumuzanaho akeneye ko Imana imufata ukuboko ngo imuzane ihamugeze. Haleluya. Sometimes baba bakeneye ko Imana bafata ikiganza ikaza ikabinjiza muri Yesu. Rero Yesu ni irembo rikinze, ntabwo ari irembo rirangaye umuntu wese aza akiruka akinjira muko ashaka. Yesu Kristo ni inzu ikinze, ni inzu ifunze. Umuntu wese atabyuka uko abishaka ngo yirukanke yinjiremo. Haleluya. Bibiliya ivuga ngo Imana yafashe ubwenge bwayo n'ubuhanga bwayo
ngo ibihishurira abaswa bo mu isi, ngo ifata n'ibinyantege nke iba ari byihindura ibinyembaraga, ngo kugira ngo ikoze isoni abakomeye n'abiyita abanyabwenge. Ntibishoboka rero yuko waza wiruka n'ubwenge bw'isi n'ubuhanga bw'isi n'imbaraga z'isi uze wirukanka ngo urinjira mu by'Imana, ngo urinjira mu bya Yesu, ngo urabigeramo bisobanukirwa. Ntushobora kubisobanura ukoresheje amadiplome ya Harvard na Oxford. Ntushobora kubisobanukirwa ukoresheje ubutunzi bw'iwanyu n'amafaranga y'iwanyu. Yesu Kristo ni irembo ariko rikinze, ni inzu ariko ikinze, ni ububiko bw'ibyiza n'imigisha ariko bifunze, bifungiranye. Haleluya. Yesu Kristo ni urwuri ariko ruzitiye. Marebosa karamambo. Niko kuri. Niyo mpamvu bose batabisobanukirwa, niyo mpamvu bose batabimenya. Ntago ari buri wese winjira ngo asobanukirwe, ntago ari buri wese uza ngo amenye. Haleluya. Si buri wese ubikandagiramo ngo abisobanukirwe, si buri wese ubyinjiramo ngo amenye uko biri n'uko bihagaze. Bisaba izindi mbaraga, bisaba ubundi bushobozi, bisaba ubundi buhanga, bisaba. Haleluya. Bisaba ukundi kugendererwa. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ikizabagirira umumaro nuko Mwuka Wera abamanukira. Kuko uyu Mwuka Wera niwe rufunguzo. Hallelujah. Holy Spirit is the key of the gate. Hallelujah. Holy Spirit, Mwuka Wera niwe rufunguzo rukingura iby'ubwiru bw'Imana. Mwuka Wera niwe rufunguzo rukingura kumenya Imana. Mwuka Wera niwe rufunguzo rudukingurira kumenya Yesu. Mwuka Wera niwe rufunguzo rudufungurira imigisha iri muri Yesu. Mwuka Wera niwe rufunguzo rukingura irembo rya Yesu hanyuma tukinjiramo. Iyo tugezemo indani, Mwuka Wera niwe uduha kwaba, niwe uduha kumenya. Hallelujah. Mwuka Wera duha kumenya Imana. Mwuka Wera dufungurira imigisha y'Imana. Reka mbabwize ukuri, twese dutunze Bibiliya. Abatazifite physically bazifite no mu telefone. Ariko ndakubwiza ukuri, without Holy Spirit usoma Bibiliya nk'ikinyamakuru. Hallelujah. Sometimes ni ibintu tuvuga bamwe birabagora kubyumva. Kubera iki? Ni iby'umwuka, ni amagambo y'umwuka. Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo Umwuka Wera niwe usobanura iby'umwuka, ngo dusobanuza iby'umwuka Umwuka Wera. Iyo nta Mwuka Wera dufite, si ikibazo cyo gusoma amaveyise menshi, si ikibazo cyo gusoma ibitabo byinshi. Inshuro nyinshi tubashishikariza gusoma Bibiliya kuva mu itangira kugeza mu byahishuwe. Ndetse abashakashatsi bagaragaje neza yuko ushoboye gusoma ibice 4 bya Bibiliya buri munsi, ukiha intego every day, ukabyuka ugasoma ibice 4 buri munsi. Mu mwaka umwe wonyine gusa kuva mu kwa 12 Bibiliya yose wawirangije. Bivuze ngo igihe wasomye ibice 2 ku munsi ukurikira ugasoma 6,
nimba uyu munsi wasibye ejo ugasoma 8. Haleluya. Bibaho kuko hari igihe habaye impamvu zituma ushobora gusiba wenda bitanaguturutseho kubera impamvu runaka. So iyo byashyitse, iyo byabaye ugasiba, ubundi nibura umunsi ukurikiye wagasomye 8 cyangwa ugasoma 6 iminsi 2 yikurikirana, hamwe ugasubira kuri 4. Nimba wasomye 2 gusa, umunsi ukurikira wagasoma 6. Nimba wasomye 3, umunsi ukurikiye wasoma 5. Nyine buri munsi ukamakinga sure yuko uko ari iminsi 360 buri munsi wose wasomyemo ibice 4. Biriya yose wayirangiza mu mwaka. Ariko reka mbabwire iki ngiki. Urashobora kubikora ukabigeraho ukayirangiza, ndetse ukiha intego yuko buri mwaka ugasoma Bibiliya nibura mu myaka 5 ikurikirana, ukayisoma inshuro 5. Ariko ndakubwiza ukuri, kandi ukuri ko kuri, igihe cyose uzabikora ariko udafite Mwuka Wera mu buzima bwawe, uzasanga ufite inyuguti nyinshi muri wowe, uzasanga ufite amaverise menshi muri wowe, ariko nta kuyumva, nta gusobanukirwa. Yesu ashimwe. Uzasanga ufite ibyanditswe byinshi ariko udasobanukiwe. Buriya hari ahantu abanyamadini batandukana n'abarokore. Abarokore tugerageza cyane kumva Umwuka Wera no gusenga, ndetse n'ibintu byose kubishyira mu mwuka. Noneho abanyamadini bobo ntago ariko bimeze. Bo iby'umwuka babigira bike cyane mu buzima bwabo, ariko bakongera iby'ubwenge, bakongera iby'inyuguti n'iby'imibare. Uzasanga umunyedini yuhuye nawe arakubwira Bibiliya kuva mu itangiro kugira mu byahishuwe, ndetse nyuma y'ibyo, nyuma y'iyo mirongo myinshi afite akubwira, afite n'amahistori menshi ari behind aya maverisi. Wewe wasomye Nebukadinezari gusa muri Bibiliya, muri Daniyeli, ariko umunyedini we ararenga akajya kuri bya bindi wasomye kuri Nebukadinezari, agahita akubwira n'ubuzima busanzwe yararimo. Akabwira ati burya yarafite abagore abanaba, burya yarafite abana banaba, burya yavutse iki n'iki, apfuye iki n'iki. Hari ibitabo by'Abagiriki, hari ibitabo inyandiko z'Abaroma zivuga kuri Nebukadinezari, zivuga gutya byagenze uko, burya yapfuye gutya. Nuvuga ngo hari amateka menshi ari inyuma ya Nebukadinezari abanyedini bazi, twebwe abarokore tutazi, kuko babihaye umwanya. Haleluya. Babihaye umwanya, barabyiga, barabikurikira, barasoma, ariko nta Mwuka Wera bafite.
n'inyandiko n'inyuguti zuzuye mu mitwe yabo. Haleluya. Bafite inyuguti nyinshi, bafite ibyanditswe byinshi. Inyuguti bafite muri bo ntizigira uko zingana, ni nyinshi pe, ni nyinshi ku rwego rwo hejuru. Uzahure na mwene data umwe mu Adventiste, ariko si bose, kuko harimo abantu bari mu Adventiste bazi neza imbaraga z'umwuka wera icyo ari cyo. Kimwe nuko hari abantu bari mu barokore batagira umwuka wera, batagira n'ibyanditswe, batagira n'ikintu na kimwe, bicayemo gutyo. So buriya mu miryango yose ntihaburamo Yesu. Ariko icyo mvugiye Abadventiste ni iki? Mpamvu nuko twarabanye nabo kandi twarasenganye, twarakoranye n'umurimo w'Imana. Buriya ntuzaharire ibyanditswe n'Umudventiste, ntushobora kumutsinda niyo wagenza gute. Bafite ibyanditswe byinshi bitabarika mu mitwe yabo. Buri kana kariko kose aba yakubwiye aguhaye na verisi. Yesu ashimwe. Abayehova bo murabizi, abafite n'udutabo bo birirwa bazenguka afite n'udutabo dusapotinga ibyo bakubwira. Ibyanditswe byabo byose n'udutabo n'utuverise n'uduki twose babikora bameze uko nguko. Bagerageza kuzuza ibyanditswe, bagerageza kuzuza imirongo y'Bibiliya, bageragezwa kuzuza, baragerageza. Ariko without Holy Spirit ni inyuguti gusa. Buriya ndakubwiza ukuri, bene data wa Adventiste baramutse bafashe umwuka wera bakawuzuza mu buzima bwabo bijyanye n'ibyanditswe bazi, nta muntu umwe abakurikira muri iyi si. Hejuru y'amaverise n'ibyanditswe bafite, bongeyeho umwuka wera akikorera, akayobora, agakoresha bya byanditswe niya maverise na rya jambo, bikava mu buryo bwa teoloji, bikava mu buryo by'imyigishirize y'abantu n'amahame y'idini, bikaza mu mikorere ya Holy Spirit. Buriya ikibazo gikomeye abafarisayo cyangwa se abambye Yesu bagize, ntabwo ari ukutamenya ijambo. Bari babifite imbere yabo, byari byanditswe, bari bazi ko Mesiya azaza, amasezerano bari yasomaga ijoro n'amanywa, bari bafite buri kintu icyo ari cyo cyose, ariko babuze umwuka wera wo kubahishura no kubasobanurira. Banamufashe baramubamba baramwica, bategereje undi, bamutegereje. Ibaze kwica umuntu ari we wari utegereje. Bari bamaze imyaka myinshi bamutegereje, banamwigisha, banamusobanura, ariko arajagarana imbere yabo arabwira ngo ni jyewe ibyanditswe bivugwaho, ni jyewe isezerano rivugwaho, nahageze, naje. Ariko urazi ikibazo gikomeye bari bafite, ntibigeze bamumenya. Kubera iki? Amaverisi ya Bibiliya ntabwo agusobanurira Yesu yonyine gusa. Kugira ibyanditswe byinshi n'amateoloji n'amateori ntabwo byagusobanurira Yesu, ntabwo byakwinjiza mu rwuri, ntabwo byakwinjiza aho Yesu ari. Yesu arashimwe. Katwongere dusome ijambo ry'Imana. na gatandatu 13. Uwo mwuka wo kuri naza azayobora mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Uwo azanyubahiriza,
kuko azenda ku byanjye akabibabwira. Ibyo data afite byose ni ibyanjye, nicyo gitumye mvuga nti azenda ku byanjye ayibabwira. Yesu ashimwe. Ni Mwuka Wera. Yesu Kristo arimo aravuga umumaro w'Umwuka Wera. Niwe rufunguzo. Uwo Mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose. Bivuze ngo ntushobora kugendera mu kuri, ntushobora gukorera mu kuri, ntushobora guhagarara mu kuri udafite Mwuka Wera. Umwuka Wera nizo mbaraga, nibwo bushobozi butuyobora mu kuri kose. Iyo udafite Umwuka Wera wibeshya kuri mu kuri, wibeshya kuri mu nzira, ariko nta kuri wabamo, nta kuri wagenderamo, nta kuri wakoreramo udafite Umwuka Wera. Yesu ashimwe. Umwuka Wera nizo mbaraga, nibwo bushobozi budutwara, butuyobora mu kuri kose. Ni Yesu wabivuze. Uwo Mwuka Wera naza azabayobora mu kuri kose, azabacisha mu nzira mukwiriye gucamo. Hari Bibiliya igeze iravuga ngo umunsi babakurubanye bakabajyana mu nkiko, ngo Umwuka Wera azabasangayo ababwira ibyo muvugira imbere y'abacamanza. Si ngombwa ko mutwara abavoka. Haleluya. Si ngombwa ko mugenza gutya, si ngombwa ko mukora gutya na gutya, kuko uwo Mwuka Wera, uwo Mwuka w'ukuri naza niwe uzabayobora, niwe uzababwira, niwe uzabigisha, niwe uzabasobanurira. Yesu aravuga ngo ndi kumwe namwe ndababwira mu migani, ndabigisha mu migani, ariko Mwuka Wera azasobanura buri kintu cyose navuganye nawe, azabasobanura buri jambo. So Umwuka Wera niwe rufunguzo rwo kumenya Imana, niwe rufunguzo rwo kumenya ijambo ry'Imana, niwe rufunguzo rwa ya masezerano. Niyo mpamvu nabwiye ngo amasezerano y'Imana yari abiri akomeye, ibindi byose byari indani muri, yari Yesu Kristo n'Umwuka Wera. Amasezerano yose yari muri Yesu, hanyuma Umwuka Wera niwe rufunguzo rudukingurira imiryango, rudukingurira ya matruwari arimo imigisha y'ubumana iri muri Yesu Kristo. Haleluya. Iyo dufite Umwuka Wera mu buzima bwacu, tumenya Yesu bitandukanye nuko twigeze kumumenya. Dusobanukirwa uwo mwami bitandukanye nuko isi yamusobanukiwe. Ushobora kuba warasomye birose ukayirangiza, ushobora kuba ufite amaverise menshi, ariko Mwuka Wera yashe muri wowe. Reka mbabwire, Yesaya yari umuhanuzi, arahanura mu gice cya mbere, ahanura mu gice cya kabiri, mu gice cya gatatu, mu gice cya kane, mu gice cya gatanu. Yumvaga ari umuntu uhambaye, yumvaga ari umuntu ukomeye, yumvaga ari umuntu udasanzwe, arimo gukora ibintu bidasanzwe, avuga ibyo Imana ivuga. Haleluya. Mu gice cya gatandatu Umwuka Wera aramusanga, Umwuka Wera aramanuka azaho. Umwuka Wera aje kwa Yesaya, amaso ya Yesaya arahumuka, arakanura, aribona. Uwo munsi Yesu asobanukirwa neza yuko ari umunyabyaha. Aravuga ngo mbonye ishyano, ndapfuye kuko ndi umunyabyaha. Wa mukozi w'Imana wahanuriraga abantu ababwira ngo muhindukire muve mu byaha, muraza kwera, musa na sherege, ibyaha byanyu nubwo byatukura tukutuku biraza guhinduka bimere nk'ubwoya bw'intama, biraza kumera nk'urubura. Uyari Yesaya arimo guhanura. Usome Bibiliya mu gitabo cya Yesaya mu gice cya mbere, cya kabiri, cya gatatu, cya kane, cya gatanu. Arabwira abantu kwihana no kuva mu byaha no kugarukira Imana. Arimo kuvuga iby'Imana imubwira n'iby'Imana imutuma.
yahanuye, yacicikanye, kandi aremeza abantu rwose pe ko ari abanyabyaha bagomba guhindukira. Ariko Mwuka Wera atacinze ubuzima bwe, Mwuka Wera amukozeho, Mwuka Wera amujeho, uwo munsi ahita avuga ngo burya nabwiraga abandi ngo nabanyabyaha, kumbe nige munyabyaha wa mbere. Aravuga ngo Mana, mbonye ishyano kuko nkubonye, nkabona ubwiza bwawe, kandi ndi umunyabyaha. Yesu aravuga ngo Umwuka Wera niwe uzemeza ab'isi iby'ibyaha byabo. Ntushobora kwemeza umuntu ko ari umunyabyaha, ntushobora kwemeza umuntu yuko akwiriye gukizwa no gukiranuka. Oya, we nta mbaraga nta n'ubushobozi wifitiye. Ariko iyo Mwuka Wera yamanutse, haleluya, ni urufunguzo rukingura imitima, ni urufunguzo rukingura amaso, amaso yawe agahumuka. Haleluya, amaso yarahumuka, ukabona ibibi wakoraga ubyita ibyiza. Amaso yarahumuka, akabona ibyo wakoraga utazi ko ari bibi. Amaso yarahumuka, ukabona ibyo watinyukaga kandi ari byo kukurimbuza. Ya maso amaze gumuka, amaze kubyitegereza no kubireba, urakizwa ubundi bushyashya. Yesu aravuga ngo Umwuka Wera naza azatsinda ab'isi. Azabatsinda gute? Azabemeza iby'ibyaha byabo, azabereka gukiranirwa kwabo, azabereka ko batakiranutse mu gihe bari bakwiriye gukiranuka. Mwuka Wera, Mwuka Wera, haleluya. Ntagarukira aho ngaho. Ijambo dusomye yaravuze ngo azenda ku byanjye abibahe. Haleluya. Ngo Umwuka Wera azenda ku byanjye, azafata ku butunzi bwanjye, azafata mu bubiko bwanjye abibahe. Bivuze ngo Umwuka Wera niwe rufunguzo rudukingurira imigisha y'Imana, niwe rufunguzo rudukingurira imigisha yo muri Yesu. Iyo tudafite Umwuka Wera, hari ibintu byinshi tutakira mu buzima bwacu. Iyo tudafite Umwuka Wera, hari ibintu byinshi tutabona kandi twari tubigenewe. Niba ushaka imigisha iri muri Yesu Kristo, niba ushaka imigisha iri mu Mana, uyu munsi uhindure Umwuka Wera inshuti yawe. Fata Umwuka Wera umuhindure inshuti, mwijize mu buzima bwawe, mwijize mu mibereho yawe, korana nawe, uraza kubona imigisha y'ubumana. Koresha Umwuka Wera nk'urufunguzo rugukingurira amarembo yinjira kwa Yesu. Koresha Umwuka Wera nk'urufunguzo rugukingurira imigisha. Koresha Umwuka Wera nk'urufunguzo rugukingurira imiryango ikomeye yananiranye gukinguka. Bigerageze. Haleluya. Koresha Umwuka Wera nk'urufunguzo rugukingurira ya masezerano. Kuko reka nkubwire, bw'isezerano ryose ufite ry'inzu, ryo gukorera Imana, ry'ubwiza, bw'icyubahiro, buri sezerano ryose ufite, according word of God, riri muri Yesu Kristo. Haleluya. Buri sezerano ry'Imana ryose ufite ni ubutunzi buri muri Yesu Kristo. Rero koresha iyi verse, koresha iri jambo. Iravuze ngo azenda ku bya data, azafata ku bya data, azafata ku byanjye, kuko ibyari bya data yarabimpaye, hanyuma narangiza abibahe. Koresha iri jambo rihagararemo, hanyuma ufate ya migisha.
ufate ya migisha y'amasezerano ari muri Yesu Kristo, hanyuma ukoresha umwuka wera nk'urufunguzo rugomba kugukingurira ayo masezerano. Tangira ukoresha umwuka wera nk'urufunguzo rugukingura mariage yawe iri muri Yesu Kristo. Koresha umwuka wera nk'urufunguzo rugukingura amafaranga wasezeranijwe ari muri Yesu Kristo. Koresha umwuka wera nk'urufunguzo rugukingurira umuhamagaro wawe. Koresha umwuka wera nk'urufunguzo rugukingurira amarembo yinjira muri Yesu. Hallelujah. Yesu niwe rembo, ariko iryo rembo ntabwo ryinjirwamo na buri wese. Agakiza karatugoye, urugendo ruratugora, twararemerewe. Ndetse bitunana no gusobanukirwa. Kubera iki? Kuko tutabonye umwuka wera. Twagiye mu rugendo rutagira umufasha. Twabaye mu buzima tutagira urufunguzo. Tubura udukingurira. Tu imbere y'amasezerano tudashobora kwinjiramo kuko irembo rirafunze. Ugasanga umuntu yabwiwe ubukwe agikizwa afite imyaka 17, ataranabyumva neza ko akeneye kurongora cyangwa kurongorwa, agakubita imyaka 50 bwa bukwe butaraza, kandi aba mu rusengero asenga, kandi buri munsi Imana ivugana nawe ikamubwira ngo mariage yawe. Impamvu nta yindi, isezerano ararifite, naryo rirahari riri muri Yesu, ariko hari urufunguzo rwagombaga gukingurira iryo sezerano kugira ngo ryinjire mu buzima bwiwe. Hari urufunguzo rwagombaga gukingura kugira ngo agere kuri bya bindi. Usanga turicaye, twabwiwe imigisha, twabwiwe amasezerano, twabwiwe uburayi, twabwiwe amamodoka, twabwiwe amazu, twabwiwe guhindurirwa amateka, twabwiwe urubyaro, twabwiwe byinshi bitandukanye, ariko kuko mwuka wera atakoze umurimo yagombaga gukora mu buzima bwacu, twagumye kuri amasezerano. Imana ati tugire neza cyane. Abantu benshi amasezerano barayicara, bari bazanga amasezerano yacu azasohora ryari. Barara mu butayu, barara ku karago, barara mu masengesho, bariyiriza, barasenga, bararira ijoro n'amanywa, uko bukeye n'uko bwije, bararirira Imana. Mana, amasezerano yacu ari hehe? Mana, ibyo watuvuzeho ko bidasohora, ibyo watubwiye ko bitaza, rya jambo wasezeranye natwe riri hehe? Baba barira uko bukeye n'uko bwije, bararirira Imana, barahamagara Imana kugira ngo amasezerano asohore. Ariko Imana nayo yahira ikavuga iti ibyo musaba narabitanze, ibyo musaba narabibahaye. Wakwegera Yesu nakakubwira ati erega nabahaye umwuka wera kugira ngo abayobore mu nzira gukiranuka kose. Erega nabahaye umwuka wera kugira ngo afate ku byanjye abibahe, afate ku byanjye abibamenyeshe. Hallelujah. Akumenyesha inzira ukwiriye gucamo, akumenyesha uburyo cyo ukwiriye gusenga. Yesu ashimwe. Yesu amaze kudupfira ku musaraba, igihe yazukaga avuye mu mva, buri akazi kiwe kari karangiye. Hari byinshi tunamukoresha bitari mu nshingano ziwe. Yesu ashimwe. Hari byinshi tumukoresha bitari mu nshingano ziwe. Igihe yaravuye ku musaraba, amaze kuzuka, agiye ahera atanze igitambo kimaze kwemerwa, icyari gisigaye biravuga ngo Imana yamubwira ngo icara iburyo bwanjye. Hallelujah. Ndizera ko ibyo mbabwira mu byumva ko namwe musoma Bibiliya nsoma. Yesu ashimwe. Bibiliya nsoma siyo mufite. Bibiliya iravuga ngo Imana yabwiye Yesu icara iburyo bwanjye uruhuke. Hallelujah. Ngo utegereze
kugeza igihe nzashyira abanzi bawe bose munsi y'ibirenge byawe. Bivuze ngo sometime tugora Yesu, turamurushya, we wibereye mu kiruhuko. We akazi kiwe yaragakoze, we misiyo yiwe yarayishoje, yicaye iburyo bw'Imana isumba byose, ategereje igihe abanzi biwe bazashyirirwa munsi y'ibirenge byiwe. Ariko arangije avuga ati it's okay, ndagiye sindi bugumane namwe, ngiye kwicara iburyo bw'Imana isumba byose, ngiye gutegereza igihe abanzi banjye bazashyirwa munsi y'ibirenge, ariko ntabwo mbasize nk'imfubyi. Haleluya. Niko ijambo rivuga, simbasize nk'imfubyi, ahubwo mbasigiye umufasha, ariwe Mwuka Wera. N'igihe tubaho nk'imfubyi, n'igihe dushaka gukoresha Yesu akazi yarangije, n'igihe tutumva neza ko ijambo ry'Imana ritubwira. Ni kwa kundi, reka ntange runo rugero ngana ku musozo. Uyu munsi ku mugoroba ntabwo turi butinde. Ni nk'uko umubyeyi mu rugo yafata abana, hanyuma yarangiza agateka ibyo kurya, agategura amata, ategura igikoma, ibyo ashyira muri bibero, ibyo ashyira muri teremusi, ibyo kurya akabishyira hariya, ibiri bushyushywe, buri kimwe cyose akagishyira ku murongo. Noneho yarangiza akavuga ati rero jyewe mfite inama iri butangire saa 2 za mu gitondo, kandi muri iyo nama iraza kuba irimo perezida. Murabizi ahantu perezida ari mu nama, perezida arimo ntimusohoka adasohotse. Yesu ashimwe. Ntabwo mukoresha telefoni, ntibyemewe. Network abana zikupye. Redayeri nta network ibiri aho hantu, iminara yose baba bayikuyeho. Rero uyu mubyeyi azi yuko ari bumare amasaha 12, ari ahantu atemerewe gusohoka, ari ahantu atemerewe gufata telefoni, ari ahantu atemerewe kwinyeganyiza no guhaguruka no gusohoka, kuko azi ko ari bumare amasaha 12, kandi afite abana bakeneye kurya, bakeneye kunywa, bakeneye kuza guhindurirwa ranje, bakeneye no kuza gukarabyo no kwambikwa. Agafata buri kimwe cyose umwana ari buze gukenera akagishyira ku murongo, agafata ibyo kurya byose akabishyira ku murongo, agafata buri kintu cyose akagishyira ku murongo. None yarangiza agafata umukozi akamwishyura, akamubwira ati rero bano bana banjye babiri, jyewe ndaza kuza kongera kugaruka nga saa 1 z'ijoro, saa 12 z'umugoroba nibwo nshobora kuza kubona uburenganzira bwo kuza gufata telefone. Rero aba bana ubagaburira ibyo kurya, ngaya amata, isabune yo gukaraba ngiye, amazi ngaye, amavuta yo gusiga umwana ngaye, puderi ngiye, pampa ngaya, buri kintu cyose uri bukenere ngiki. Hanyuma dore n'amafaranga ya reserve. Anytime habaye ikintu gisaba amafaranga kitari mu byo ngusigiye, wowe ugende usoke ukigure, hanyuma ibihembo byawe ngibi ndaza kugaruka ku mugoroba. Nyina w'umwana akagenda, ariko yasize ibintu byose ku murongo. Aba bana babiri, umwe wenda afite umwaka, undi afite imyaka 4 n'urugero. Ntibafite ubushobozi bwo kwigaburira, ntibafite ubushobozi bwo kwiha ibiri mu nzu, bakeneye uyu mukozi basigiwe na nyina kugira ngo abagaburire. Noneho uyu mukozi we ari mu nshingano ze, afite n'umutima mwiza pe, arakora buri kintu cyose uko yagitegetswe, ariko hari abana bamenyereye kugaburirwa na nyina, bamenyereye gukarabywa na nyina, bamenyereye guhindurirwa pampa na nyina. Nyina akimara kuva ngo asize amugaburiye,
saa tatu zagera umwana agasonza, yasonza umukozi akaza akamubaza, mwana urashonje nkugaburire? Umwana ati urambaza iki kutari mama wanjye? Katuvuge kakandi k'imyaka 4. You are not my mother. Yajya gufata kakandi gato k'umwaka, yagatamika bibero kamuna amaso kakabona si nyina, kagafunga amenyo, yagamata kakayacira. Kubera iki? Si nyina urimo koga. Agafata wa wundi w'imyaka 4 akamuzanira po kugira ngo yicare. Mwana akayikubita umugera ati we ntago uri mama, nkeneye mama. Saa 4 zikagera, reka tuvuge ngo abana bikigiye bari smart. Umwana akajya gufata telefoni ahamagare nyina amubwire yuko inzara imwishe. Yahamagara telefoni ya nyina ntiriho. Kubera iki? Aho nyina ari telefoni irafunze. So nyina ahari mu nama na perezida azi yuko abana bari safe, kuko buri kintu cyose abana bakeneye yagisize. Buri kintu cyose abana bagomba gukenera yakibahaye, kandi yabasigiye umukozi wo kubitaho no kubagaburira. Isashime. Uyu mukozi we nta kibazo kiwe. Uyu mukozi we aragerageza ibishoboka byose, ari mu nshingano ziwe kugira ngo afashe aba bana. Ariko kuko abana batamumenyereye, kuko abana batumva ko umukozi ari mu nshingano yahawe na nyina, s'il vous plaît, uyu mukozi siwe wihaye akazi. Akazi yagahawe na nyina w'abana, kandi nyina w'abana yamuhaye akazi kuko azi ko adahari, kuko azi yuko ibyo abana bari bukenere badashobora kubyikorera, bakenewe kubibakorera. Kandi we nka nyina ntabwo ahari, ntahari ngo abafashe, ntahari ngo abibakore. Nicyo kibazo gikomeye. We nka nyina ntahari ngo abafashe, ariko azi ko bari safe kuko umukozi yamwishyuye, kandi umukozi aramwizeye azi ko ari inyangamugayo. Ariko abana barimo baricwa n'inzara. None mbabaze ikibazo, ninde ufite ikibazo hagati ahanga? Ni nyina w'abana, ni umukozi, cyangwa n'abana? Abana no bafite ikibazo. Nyina yakoze ibyo agombaga gukora byose, n'umukozi yabasigiye ari ready gukora ibyo abana bashaka byose. Ariko abana bateye umugongo umukozi, ntibashaka kwemera gukorana nawe, ntibashaka kwemera ibyo ababwira. Umbwira ahanga si iwanyu. Hari abana babwira abakozi ahanga si iwanyu, bamara kwirukana. Namwe buriya mujye mwe abakozi bo mu ngo, bari abakozi bo mu ngo bafite ibintu byinshi cyane. Imana abaha umutima wo kwihangana, atari byo samuteye mushobora gusanga abana banyu babatetse mu mbabura. Kubera iki? Hari abana bafite amanyama, asuzugura umukozi. Yego hari abana bagenda bakikundanira n'abakozi bakibagirwa na ba nyina, ariko hari abandi umva abantu nshingeho, agahagara hari agahagara hejuru y'intebe akabwira umukozi ngo uzataha iwanyu, hasi iwanyu, gagaze hejuru y'intebe kambaye ubusa, arimo arwana na kongwa koze, kakajya kamukwepa kakagenda kagagara hejuru y'intebe, uzataha iwanyu, hano si iwanyu, kandi arimo arashaka kwegera neza. Aba bana bazicwa n'inzara, bazananirwa koga, uwa pampa
izamwuzuriraho imurye, amata azapfira muri bibero, ibyo kurya bizapfira mu nkono, kugeza igihe nyina ari butahire ku mugoroba. Nyina nataha ku mugoroba azasanga ubwana bwahondobereye butakigira kuka ko kuvuga, azasanga ubwana imyambaro yabusizemo niyo bucyambaye, azasanga ubwana ibyo kurya basigiye byose byaboreye hari. Ashobora kurakara akagira umujinya agatuka umukozi, ariko nimba ari itembeye akaba hari CCTV kamera mu nzu, nasubira muri kamera agasura mu mashusho azareba uburyo ki umukozi yiriwe arwana no gushyira abana ku murongo no kubagaburira bamwanga bamuta. Nimba ndetse hari n'udufata amajwi, azumva uburyo ki abahendahenze, azumva uburyo ki abinginze, kandi azabona uburyo ki biri bamutuka bamwanga bamuhunga. Mukuri ntacyo azatwara umukozi, azamuhimba ibihembo byiwe amubwira ati igendere, abana banjye nibo base bayazana ubyababayeho byose. So uwo rero umukozi ninde? Ni Umwuka Wera. Mama papa wadusiga ibyo kurya ninde? Ni Yesu Kristo. Abana ni bande? Ni batwebwe. Dufite umukozi ariwe Mwuka Wera, agomba kudufasha, agomba kutugaburira, agomba kudukingurira. Ariko kuko tutamwemerera, kuko tutamuha umwanya, tuguma kwicwa n'inzara no gusonza no kwabura no gukubitika. Yesu Kristo naza azasanga wahamagaye izina ry'inshuro zitabarika, ariko mukuri yo wemerwa kwana n'umukozi yagusigiye ntibyari kuba ngombwa kuhamagara, kuko wa mukozi, haleluya, wa mukozi we afite buri kimwe cyose cyo kuguha agikuye kwa Yesu, bitagombiye kuhamagara Yesu. Haleluya. Kubera iki? Iyo hakenewe kunahamagara, wa mukozi warahamagara. Imana ibahe umugisha. Turaza kubyuka gusenga saa 9, mwese muberedi, turaza kuba turi kumwe saa 9. Hanyuma ejo amasengesho arakomeje ku manywa, inyigisho kuri rubuga rw'abakunzi Imana rwa WhatsApp. Hanyuma ku mugoroba saa 12 ku masaha mu Rwanda tuzaturahanga kuri Zoom na YouTube, dukomeze tube imbere y'Imana. Bibutse ko ushaka korera Imana, hariho nimero ushobora gukoresha utanga ituro kwa dukurikiye kuri YouTube n'abadukurikirana kuri WhatsApp. Namwe nimero ziriho, turaziboherereza igitondo n'umugoroba, mwakoresha kugira ngo dukomeze dutanga amaturo, dukomeze supporting, dushyigikire umurimo w'Imana. Turojya muri ano masengesho waricisha kuri izo nimero zirimo zitambuka kuri screen yawe, arizo mu Rwanda, mu Burundi, mu Uganda, muri Kenya, bitewe naho uherereye hose wakoresha kugira ngo dukomeze dukorera Imana, dukomeze dushyigikire umurimo w'Imana. Imana ibahe umugisha, mwakoze ko imbere y'Imana. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo, turagushimye kubw'ubuntu bwawe, turashimye kubw'urukundo rwawe, turashimye kubwo kwera kwawe. Izina rye Mwami rihabwe icyubahiro. Umugisha abo twabanye bose uyu mugoroba, umugisha abo twabanye mu gitondo, komeza udumugisha muri amasengesho, komeza udushoboze kumva Umwuka Wera no kumusobanukirwa, kandi ukomeze umwuzuze muri twebwe, atuyobore kandi yuzuze inshingano wamusigiye ku buzima bwacu. Urakoze Imana, izina ryawe rigukira mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha, mwakoze mugire ijoro ryiza. Bye bye. Good night.